application ya Bitoken app. Iyi application rero uko ikora, uraza ukawucinga ads cyangwa se utuvidewo, noneho igihe cy'itariki 16 cyagera bagahita baguhereza Bitoken, warangiza nawe ukemererwa kuzikontinga zigahita zijya muri USDT. Iyo ucinze izo ads cyangwa se urebye ayo mavideo, bakwemerera baguhereza icyo bita RP bihagarariye reward points. Izo reward points nizo zihindukamo Bitoken, zarangiza guhinduka Bitoken nawe ukabasha kuzihindura muri USDT zikaba amadolari. So baguhereza adi 20 ku munsi, ukayareba, bakagenda baguhemba ku buryo ku munsi wowe kuba wakinjiza RP 20,000. Ariko hari n'igihe haba hariho poromosiyo, nko muri iyi minsi poromosiyo ubona 100,000 ku munsi bya RP point. So rero reka nangire nkureyiminge kuri points kuri zimwe nabashije kugenda narebera video uyu munsi. Iyi ni video narebye ubundi kandaho ndayikureyiminga, urabona ko bahise bamereza points. Kamanze mbereke mubone ko kwikurira bamwe bitimba 900 nibi ninza nkakureyiminga hano ebyiri zikureyimingeho. Ariko nimba uri mushya subscribe kugira ngo no gacikane ni video nk'izi ngizi tugenda tureba umunsi ku munsi. So reka ngaruke noneho ko RP points zanjye ziyongera, ndaza kuri wadi ko ziyongera 950 n'ibindi bintu. So guys, murabona ko rero bikora. Ukeneye iyi application urebe muri comment section icyitonda iyi application kugira ngo ubashe kuyikoresha, kuko uba ufite Telegram. Udafite Telegram ntibyakunda. Ciao, like and comment.